Bahaye ikaze mwese mwakanze subscribe kuri Remy Media TV ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kuvuga ku bunyobwa cyangwa se groundnuts. Ubunyobwa benshi bawufata nk'ikiribwa cy'inyongera gusa, ariko ubunyobwa ni isoko y'ubukungu bwuzuyemo imbaraga, intungamubiri n'akamaro gakomeye ku mubiri wawe ku buzima bw'imyororokere. Dore impamvu 6 zikomeye zituma ugomba kurya ubunyobwa kenshi mu rugero. Icya mbere, ubunyobwa burimo amavuta afasha umutima gukora neza, bukarinda umuvuduko w'amaraso n'indwara z'imitsi. Icya kabiri, kurya ubunyobwa bituma wumva uhaza igihe kirekire, bikagufasha kutajya byinshi no kugabanya ibiro. Icya gatatu, ubunyobwa burimo fibre ifasha igogora. Iyo fibre igafasha abarwara igifu, ikarinda imatwe, ikongera ubuzima bw'impyiko n'amara. Icya kane, bufasha kongera umubare w'intangangabo cyangwa se sperms. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya ubunyobwa kenshi bishobora kongera umubare n'ubwiza bw'intangangabo, bigafasha abashaka kugira urubyaro. Icya gatanu, burinda indwara za kanseri n'iz'ubwonko. Burya ubunyobwa burimo antioxidant n'izindi ntungamubiri zifasha umubiri guhangana n'udukoko twatera kanseri no gusaza vuba. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, ubunyobwa burimo antioxidant nka vitamine E, zinc na selenium zifasha kurinda intanga kwangirika no gusaza vuba. Bukomeza ubudahangarwa bw'imyororokere. Harimo magnesium na arginine bifasha imitsi y'igitsina gukora neza, bigatuma amaraso atembera neza, bityo bikongera ubushake n'imbaraga. Alright. Dore inama rero twabagira. Ubunyobwa ni nk'ifaranga rito rifite agaciro kanini, wige kubusangiza umubiri wawe. Iyi video niba ubona igufashije, sangira iyi video n'inshuti zawe. Dufasha abandi kumenya ibyiza bashobora kuba barirengagije. Iyi ni Remy Media TV. Gende Emmanuel Wihanganye. Naho ubutaha.